Yes, nongeye kuguha ikaze cyane mu dukurikira gatanu kuri gatanu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ndege nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Indege itangaje dore ko ari indege igendwamo n'abake ku isi, ni indege ifite ibintu bidasanzwe ikoranye ndetse n'umutekano wayo uri hejuru dore ko igendwamo n'abake kuri iyi si. Aka kanya nakubwira ko ari indege itangaje, byibura uraza kureba neza ibijyanye n'uburyo imbere iteyemo, byose uragenda ubisobanukirwa. Hano abantu bakomeje kugenda bayigarukaho, ariko aka kanya tugiye kukuvira imuzi n'imuzingo usobanukirwa ibijyanye n'iyi ndege, dore ko ari indege aka kanya ariyo ndege igendwamo n'abantu bakomeye kuri iyi si ya rurema. Ngwaye ikaze cyane. Nyuma y'aho perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba biga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bongeye kugaruka cyane cyane ku modoka ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda iyo bita Cadillac Escalade ESV, imodoka ihagaze agaciro kasaga $400 by'amadolari. Aka kanya indege nayo nanone yongeye kugaruka mu mitwe y'abantu bibaza iyi ndege ni indege iteye yo mpamvu aka kanya tugiye kubigarukaho. Ni indege igendamo abantu bakomeye cyane kuko ni jet privé bita ubundi iri mu rwego rwa business classes, ariyo mpamvu uzasanga igendwamo n'abakire bakomeye cyane hano ku isi nka Elon Musk wigeze kuba umuherwe wa mbere ku isi. Aka kanya akaba ari umuyobozi wa Twitter cyangwa nyiri urubuga nkoranyambaga bita Twitter, nawe akaba agenda muri ubu bwoko bw'indege, ndetse n'umukinnyi kabuhariwe Cristiano Ronaldo nawe akaba agenda muri ubu bwoko bw'indege. Saba bonyine kuko usangamo haribo bita ba Bill Gates nabo bagenda muri ubu bwoko bw'indege, Kim Kardashian, DJ Khaled nk'uko uri kumureba aho ngaho, ndetse n'abandi benshi bakomeje kugenda baca ibintu cyane cyane mu bijyanye no kuba bazwi cyane kuri iyi si. Reka tugaruke kuri iyi ndege nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ubu ndabizi neza ku isi wibaza impamvu izi ndege zikundwa n'abantu bakomeye cyane ku isi. Ni indege yihuta cyane kuko igenda ibirometero 956 mu gihe kingana n'isaha imwe. Mu busanzwe izi ndege ku giciro kizwi ni uko ihagaze $40 z'amadolari y'Amerika kugera kuri 55 z'amafaranga y'Amerika. Aka kanya impamvu ibi biciro bihindagurika biterwa n'uko indege igihe imaze ikozwe. Aka kanya nakubwira ko uruganda rwayo ruherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara bita Georgia, aho bita Savannah. Noneho reka twinjire imbere indani muri iyi ndege. Ese haba hameze gute? Ni indege aka kanya nakubwira ko itwara abagenzi hagati ya 14 na 18 bicaye neza cyane. Ni indege ifite aho umuntu aryama, aho yafatira breakfast, cyangwa se ushaka wahita nka salle à manger nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Indege ifite igikoni, ikagera aho wanywera ka wine cyangwa se ikindi kintu cyo kumushaka. Igikoni ni icyo ngicyo. Urabona ni indege itangaje mu buryo butandukanye nkuko ubibona, ikagira ubwiherero imbere ndetse n'uruganiriro, ngira ngo urimo urabibonaho neza cyane. Nkuko bireba ni zimwe mu ndege zubashywe cyane cyangwa se zigendwamo n'abantu bakomeye hano kuri iyi si. Aka kanya nakubwira ko ari izo ndege zigezweho cyane ku bantu bakora business hirya no hino ku isi bagendamo, bitewe nuko ari zimwe mu ndege ziteye mu buryo abantu benshi bakora business bifuza. Aho nakubwira nk'uko indege iyo igeze ahantu hashyushye, iyo ubwayo mo imbere ihita ikonje igashyira ku buri bwabo ikonje nyir'ubwite yifuza. Yagera ahakonje igashyuha ku kigero cya nyir'ubwite yifuza. Kugeza izi saha nakubwira ko ari zimwe mu ndege aka kanya zirimo zirashakishwa n'abantu benshi ku isi bitewe n'uko ziteye, nk'uko tubikesha uru ruganda kuri website yabo bita aerospace.com. ibivuga cyane cyane biturutse kuri komande bakira z'abantu bashaka zino ndege. Bamaze gukora kuva batangiye gukora buno bwoko bw'indege, amaze gukora indege zirenga 2,000 ku bantu bakomeze kugenda batanga komande, dore ko umukiri uyishaka atanga komande nk'uko abyifuza. Aka kanya indege ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda iri zimwe mu ndege zihenze cyane muri Afurika, dore ko zitunzwe n'abakeya nk'uko twagiye tubibona cyane cyane ku isi, aho twagiye tubona abakire batandukanye tuzi cyane hano ku isi aribo bagiye bazitunze. Ikindi nakubwira ku bijyanye n'izi ndege nuko indege ya mbere mu bwoko bwa Gulfstream
G650. iya mbere yahagurutse barimo barayitesitinga ahagana mu 2009. Nkuko nawe umaze kuyibona, iyo ni indege ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda agendamo. Twagerageje kugira ngo tukwereke uburyo iteyemo ndetse n'ibiyigize, dore ko itunzwe n'abakeya nk'uko wagiye ubibona. Nk'uko twagiye twifashisha cyane cyane website y'uruganda rukora zino ndege, tukomeza kugenda dushaka amakuru, ariko kugeza aka kanya tugiye kugaruka ku bijyanye n'imodoka yo mu bwoko bwa Cadillac Escalade ESV ikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imodoka yagaragaye ubwo yari yasuye abaturage mu karere ka Ruhango. Imodoka bayita Escalade Cadillac ESV. ni imodoka ifite ikoranabuhanga ridasanzwe, dore ko ari imodoka ni imodoka ifite ubwiherero mo imbere, ikaba ifite ibintu bitandukanye, ni bulletproof, ni imodoka itamenwa n'isasu cyangwa n'ikindi kintu. Ifite byinshi igiye izwiho, ariko ibyo tugiye kugenda tukugarukiraho, kuko amakuru dufite nuko twagerageje gushaka amakuru ajyanye n'izi modoka, dore ko ni imodoka zizwiho kuba zigendwamo n'abayobozi gusa. Ntabwo wapfa kubona umuntu usanzwe agenda muri iyi modoka, kuko ifite ikoranabuhanga ridasanzwe, ariyo ugiye kugenda ureba. Twagerageje gushaka amwe mu mashusho uragenda ubona agaragaza uburyo iyi modoka ikoramo n'uburyo iteyemo. Iyi modoka ngo ni Cadillac Escalade ESV Platinum. ni imodoka amakuru twakwiye ku ruganda ruyikora, igenda ibirometero 209 mu isaha. ni imodoka yihuta cyane, kuva Nyagatare ugera Kigali ihakoresha isaha imwe. Urumva no kugira Rusizi naho ni isaha imwe. Urumva uburyo imodoka yihutamo. ni imodoka yihuta mu buryo budasanzwe, ngira ngo uri kubibona ku mashusho uburyo ari imodoka idasanzwe n'uburyo igendamo. ni imodoka iyo ihagaze itari kugenda ibipima tone 2 n'ibiro 714 iyo ihagaze itari kugenda. Urumva uburyo imodoka iremereyemo. Mu gihe noneho imodoka irimo iragenda ibipima tone 3 n'ibiro 583. ngira ngo urumva uburemere bw'iyi modoka. ni imodoka utapfa kumva ngo imodoka iraguye. ni imodoka ifite gravitation center of gravity yayo ibashisha kuba itapfa kuba yagwa. ni imodoka ifite imbaraga cyane, ngira ngo nk'uko ubibona ngo ni ya modoka ushobora kuba wazamura mu gihe uri kugenda mu mihanda itari myiza ifite imikuku, ikaba wayizamura mu gihe iri kugenda mu mihanda isanzwe ya kaburimbo, ukaba wayimanura hasi ikagenda nk'imodoka isanzwe iri hasi, ubona ko ari imodoka igenda ituje. Ikindi kintu wamenya kuri iyi modoka rero, iyi modoka kandi ikindi kintu ifite ni uko nyir'ubwite aba afite uburenganzira bwo gukoresha Bluetooth yayo ikoreshwa na nyir'ubwite na nyiri modoka. Ukinjira mu modoka nyir'ubwite ikonekitinga na telefone ya nyir'ubwite, ibyo ashaka gukoresha bikajya kuri screen akajya bireba. ni imodoka kabisa. Ikindi kintu wamenya kuri iyi modoka nuko ubundi iyi modoka ugeramo imbere, ni imodoka ifite imbere hayo ni nka saro, kuko ifite metero 6 wicayemo imbere. rwose ni saro nini cyane, ubona ko ari ahantu ho kuganirira hatekanye, kandi buri muntu wese yakicara nk'umuntu uri prive, nk'abayobozi nk'aba ngaba aricara akumva ari comfort. Uruganda General Motors nirwo rukora iyi modoka, ariko twagerageje gukomeza gusura website yabo ngo tumenye byimbitse bijyanye n'izi modoka uburyo ziba zihagazemo, tuza kurishaka igiciro cy'iyi modoka uburyo igura. Kuri website bigaragara ko iyi modoka zigura 1,75,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo mu madolari ni amadolari 75,000 aho ngaho nandi. Ariko abantu benshi mu kubyumva bumva ko ari imodoka ihendutse, kuko n'izindi mu Rwanda zihari zigura ayo mafaranga. Guys, icyo nkubwiye cyo ikijyanye n'imisoro y'imodoka, bitewe nuko iyi modoka nta muntu ugiyigura ku isoko.
ku isoko ntiwapfa kuyibona. Ni imodoka z'amakomande ari prive. Ntabwo iyi modoka wajya ku ruganda Dubai mu maduka i Dubai ngo uyisange iri gucuruzwa nk'izindi modoka. Iyi ni imodoka umuntu uyikeneye atanga komande kuri General Motor, ni uruganda rukora izi modoka, bakagukorera komande kuko ni imodoka zikoranwe ikoranabuhanga. Icya mbere ibifite ibijyanye na security byose, ibifite buri kimwe gishobora kuba cyafasha umuntu uyigendamo kuba afite umutekano usesuye. Ikindi ni imodoka ifite ubwiherero, ni imodoka ukenera kuryama intebe zigahita zibikora. Ngira ngo nk'uko wabibonye kuri screen aho ngaho turi kugenda tukwereka amashusho. Ni imodoka ifite buri kimwe cyose kiri automatique mu imbere, birikora, televiziyo irimo, buri kimwe cyose. Ni imodoka yakira abantu bagera mu 8 bicaye mu modoka batuje kandi bisanzuye. Reka twigarukire ku gaciro k'iyi modoka. Niba iyi modoka igura miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda, umusoro uburyo uhagaze nicyo kintu giteye ubwoba. Umusoro ubundi bivuga ko iyi modoka imaze kugurwa, umusoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukuba inshuro zigera kuri 4 amafaranga igurwa. Urumva imodoka iri hafi muri miliyoni 400, 400, 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni amadolari 400 aho ngaho na 500 hagati aho ngaho. Ni imodoka ihenze bitewe nuko ni imodoka itangwaho komande, ntago ari imodoka buri muntu wese atunga. N'ikindi cy'umwihariko nuko muri Afurika umuperezida wundi uyifite nayibonanye ni Kisekedi wa Congo, niwe nayibonanye, nta wundi mu perezida ndayibonana hano muri Afurika. Ni imodoka kandi ikindi kintu yihariyeho, nigeze kubabwira ikintu kijyanye n'uburyo iyi modoka itwarwamo. Ifite ikoranabuhanga bita Park Reverse Drive Menu, ni uburyo imodoka iparikwamo. Ngira ngo uko iparitse ubwo niko iraza guhaguruka igenda, ntabwo ari imodoka uraparukura ukajya gukata. Niba uyiparitse yiparike mu buryo iraza guhita igendamo. Ni imodoka ndende, nicyo kintu cy'umwihariko iyi modoka ifite, kuko no ku ipine, amapine yayo hagati y'ipine n'irindi harimo metero zigera muri 3.5 kuva ku ipine ugera ku rindi ry'imbere n'iry'inyuma. Ni imodoka itangaje mu buryo budasanzwe. Abantu bakomeje kugenda bagaruka bavuga ati kabisa iki ni igikorwa kidasanzwe, kandi nk'umuyobozi w'indashyikirwa agomba gutunga imodoka nayo idasanzwe. Ikindi mwibutsa nuko iyi modoka umuyobozi cyangwa umunyacyubahiro uyirimo mu gihe ananiwe hari uburyo bwo kuruhuka. Icyari saro gihita gihinduka uburyama, hari uburyo bita bikorwa. Ni imodoka ifite ikoranabuhanga ridasanzwe, hahita havamo uburyamo, ubundi akaza kuba yakora saro mu gihe runaka byifuza. Ni imodoka idasanzwe, ngira nko kuri kubireba aho ngaho. Ikijyanye n'ameza mu modoka byose babirimo. Ni imodoka itangaje mu buryo abantu benshi bakomeje kugenda bareba inyuma, ariko mo imbere twagerageje kugira ngo tukwereke uko imbere ihagaze n'uburyo iteyemo, kuko ni imodoka abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho cyane bavuga ati iyi modoka iri ku rundi rwego. Ariko kugira ngo iyi modoka ibe yakorwa ni uko nyir'ubwite aba yatanze komande imodoka igakorwa, kuko niwe utanga ibigomba gukorwa muri iyo modoka n'impamvu runaka ashatse ko iyo modoka ikorwa. Ntabwo ari umuntu uwo ari we wese wagenda ngo akoreshe iyi modoka, kuko niyo bita Cadillac One. Ni imodoka ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakunda kuyita The Beast, inyamaswa. Iyi modoka nayo ubwayo ubundi ifite ikoranabuhanga ridasanzwe, kuko ubundi bwo ifatwa nk'aho ari burende. Ni imodoka y'igisirikare, ntabwo ari imodoka wapfa kuvuga ngo ni imodoka ubonye aho ariho hose, kuko n'ubwayo kuyibona igenda ni ikintu kidasanzwe uba ubonye. Hari nayo mpamvu ni ikintu twagakwiye kwishimira nk'abanyarwanda, kubona umuyobozi w'igihugu agenda mu modoka nk'iyi ngiyi y'abayobozi bakomeye ku rwego rw'isi. Iri ni ishema cyane, ni ishema tugomba kuvuga nk'abanyarwanda kandi tukishimira, tuvuga tuti
hari intambwe runaka tumaze kugeraho ubwo umuyobozi nawe agende mu modoka nk'ingi imuhesha icyubahiro nk'umuyobozi wacu. Yes, ngushimira cyane we twakomeje kugenda tubana tukabagezaho siporo nk'ibi ngibi twagiye tubagezaho ko abantu benshi bagiye badusaba kugira ngo tugaruke cyane cyane kuri imodoka ya His Excellence, imodoka agendamo. Ngira ngo tugerageje kubabwira muri make ya bimwe mu biyigize, ariko imodoka ye ntabwo twakubwira exact ni iki ikozemo, twavuze muri rusange kuko imodoka zakozwe n'uru ruganda zigiye zitandukanye bitewe na komande y'umuyobozi icyo yashatse. Ahubwo twe twakoze tubagaragariza uburyo izi modoka ziteye muri rusange, dukomeza kugenda tubashimira cyane.